Emotional damage. What the sigma? What's up guys, noneho ibintu nkuzaniye nakasa mutwe aka kanya noneho uraseka upfe wijugunye wimanike ewana Equatorial habonetse King Muswati, si Muswati gusa ahubwo ni Salomon, umwe w'Abayisraeli washatse abagore ibihumbi n'ibihumbi. Jesus Christ w'Kigali. Guinea Equatorial habonetse umugabo ewana wamwumvise mu binyamakuru byinshi, urajya kuri Google ukajyayo hose ibinyamakuru byose ugiyeho, Instagram, Twitter, ewana platform zose zishoboka uramusanga, yitwa Baltasar Ebang Engonga. Umugabo ukomeje kwandika amateka, ariko aka kanya tuvuganira noneho ntago ngamije kukubwira inkuru wakomeje kumva mu binyamakuru, ariko noneho aka kanya ahubwo je kukubwira noneho amazi abira Baltasar Ebang Engonga ari wumvise inkuru mu matwi yawe, ariko noneho ibyo arimo noneho aka kanya byo biteye ubwoba. Ebang Engonga ubu ngubu aka kanya noneho ubu tuvugana uyu munota aka kanya muri Guinea Equatorial bamujyanye mu bitaro bikuru aho bagiye kumusuzuma ngo barebe ko nta ndwara afite. Bagiye kumusuzuma barebe mburugu, imitezi, barebe sida, HIV. Aka kanya ni mu mazi abira kuko abagabo bose yarongoreye abagore bo bamaze kumushyira mu nkiko, ariko noneho we biraza kugaragara yuko aka kanya we ari mu mazi abira kubera yuko kuko ubu ngubu yamaze guhomba akazi, kuko umuvugizi wa perezida ari we perezida Theodore Obiang yamaze umuvugizi we ari nawe muhungu we yamaze kuvuga yuko aka kanya ubu ngubu atagifite uburenganzira mu kazi, bamaze kumusezerera. Ariko Ebang Engonga ikibazo arimo noneho hamaze gufatwa icyemezo kivuga yuko nibaramuka basanze ibyo birwara birimo masida, ibikibimburugu, indwara iyo ari yo yose yaba afite yandurira mu mibonano mpuzabitsina, iyo ndwara noneho biraza kugaragara yuko yabikoze ku bushake, yanduje abagore bose abikora ku bushake. Guys, ngira ngo wabyumvise, ariko noneho reka tubinyuremo tubisesengure turebe eske byagenze gute ubundi bimeze gute. Emotional damage. Guys, nkuko maze iminsi ubyumva, muri maze iminsi igera muri 3-4 hanze, uyu mugabo yagize gutya asanganwa amavideo yurukizasoni agera muri video 400. Izo zose ntabwo ari izo yakuye ahandi ku zindi platform ngo wenda yazidownloadinze cyangwa icyaho. Uyu mugabo we nimba navuga ko ari Muswati ni King Salomon, kuko wateye ubwoba kubera ko izi video byagaragaye yuko ari abagore yaryamanaga nabo, abikoreye muri office ye aho akorera mu kazi ke, aho yaryamanaga nabo umwe kuri umwe akabafata amashusho, ariko ikitonderwa we aya mashusho yayafataga bamaze kubyumvikanaho rwose mu bintu azashinzwa cyangwa se no mu bintu aregwa. Ntabwo ibingibi birimo kubera yuko ni abantu bakuru, ni abantu bazi kwivugira, ntabwo ari abantu yigeze afata ku ngufu ngo abafotore ku ngufu. Ariko ewana ni skandali iteye ubwoba kubera yuko ntabwo navuga yuko ari ibintu byari bidasa, byari ibintu yakoze byaje pari hazari, ahubwo we yabikoreye nabo mu muryango we, yahereye mu muryango we, yahereye abo mu muryango we, umuryango witwa Abangwema. Ni umuryango w'Abangwema hariya muri Guinea. Ubundi hariya ahantu muri kiriya gihugu bafite ubwoko bw'abantu bitwa Abangwema. Abo Bangwema rero bo nibo bantu bafite ubuyobozi, kuko na perezida Theodore Obiang nawe ni umugwema. Bose rero ni ukuvuga ngo bagiye bafite ibintu by'imiryango, ugasanga umukuru w'ingabo ni umugwema, umukuru wa polisi ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'icyabo bose. So rero uyu mugabo we ukuntu yabigenjewe ntasanzwe, ahubwo we yagiye afata abagore babo bagabo bose akagenda bakoramo akazi. Aka kanya we noneho byaje kugaragara muri ayo mavideo ko yarongoyemo umugore w'umugaba w'ingabo mukuru, twakita nk'umuntu ushinzwe etat-major. Umugabo ateye ubwoba, umuntu ushinzwe etat-major, umugaba w'ingabo, umuntu ushinzwe uyoboye polisi, ndetse biza kugaragara yuko yaje no kuryamana n'umuntu n'umugore w'umupasiteri. Pasiteri we
umusengera umubwiriza amanywa nijoro ibi bintu rwose nakasa mutwe wa layi. Ariko uyu mugabo kubera ibyo bintu byo yagiye abikoramo kugeza ubu ngubu hagaragaye abakobwa ndetse n'abagore benshi batagira akagero. Harimo abagabo mu muryango we, harimo umwana wa se wabo. Umva ukuntu Baltasar ateye ubwoba, umwana wa se wabo, umwana wa umugore wa onkire we. Abo bose yagiye aryamana nabo barongora bafata n'amashusho. Ndetse aka kanya harimo n'abasiley queen babandi twita intango, abasocialite, aba-influencer batandukanye ku ma TikTok, ku ma Instagram, bose babandi bagenda biyaminiye batwika bose. Nawe utaruzi inkuru, nawe utaruzi kurana kunda ya Baltasar twikomereza. Ariko uburyo byagendaga bivugwamo byagiye umwe muri bo yavuze yuko hari yatangarije ikinyamakuru the East Africa urumva bagendaga babwirana nk'uyu mukobwa umwe ni umukobwa yitwa Clarissa Onjiti Lagwili we yavuze yuko yaje kuryamana n'umu-influencer wundi usanzwe ari umusocialite babandi bose n'aba bashadigu bande birwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni umukobwa w'umunyacyubahiro cyane, umunyamideli, n'umu-influencer ukomeye cyane, yakoze ibintu bikomeye cyane hariya muri kiriya gihugu. Ariko we ukuntu ngo yaje kuryamana na Baltasar, yaje kugira gutya ngo aryamana nawe. Amaze kuryamana na Baltasar, ikintu yaje gukora yahise agenda abwira mushuti we, aramubwira mani, hari umugabo gutya na gutya wari ufite anakonda imwe igera mu bicu. Aramubwira ati wamuntayemo se nanjye nkareba ukuntu bigenza tugahuza original. Baje guhuza rero nawe umwe agenda pasi undi. Ariko bose ikintu bahurizaho bavuga yuko Baltasar igihe icyo ari cyo cyose wamuhamagariraga ushaka guhuza original yahitaga guha gahunda. Nta mwanya n'umwe ngo gutakaza yagiraga. Igihe cyose umuhamagariye ushaka yarakwakiraga muri ofisi ye kabisa. Yabaga iri available kuba yakakira abakiriya b'impande zose. Baltasar rero aka kanya ubu ngubu tuvugana ari mu butabera, akaba afungiye muri gereza yahariye nyine by'umwihariko gereza isanzwe ifunga abanyacyubahiro batandukanye. Ariko mu buzima busanzwe Baltasar yari umuntu nyine wiyubashye, ukunda gusohoka, urya show, umugabo kabisa. Abagore bahimbye akazina ngo ni Belo, akazina bari baramwise abagore ngo ni Belo. Umugabo haranga ufite igikundiro cyane, bagaragara neza, urabibona ku isura kabisa, ku kirinete, ku cyanwa kabisa. Naba yasohotse yagiye kurya amafaranga, buriya nuko utabibona neza. Ahagaze neza, ameze neza, kuko umugabo akunda gukora ibintu ibanga rikomeye cyane, kubera ko n'aba bantu bose bagiye bakorana nabo imibonano mpuzabitsina bakifata amashusho, akabafata amashusho. Ntago bose nyine bajyaga bagira ikibazo ngo bavuge ngo dufite ikibazo cy'uko wenda ashobora kubitangaza akabishyira hanze, wapi. Ahubwo bo barebaga icyubahiro afite, bakareba izina afite, bakavuga se uyu mugabo w'umunyacyubahiro gutya yadushyira hanze. So niyo confiance bagiye bagira, bakomeza kubyizera, bakomeza kuzajya bafata. Ariko n'uwumubajije akamubwira ati ngewe impamvu yo gufata aya mashusho yo kugira gutya, urabizi, urabona baby, ninzajya ngukumbura nzajya mbireba, nibuke wenda ibihe byiza twagiranye, nzajya mbireba nkomeze gutekereza ibyo bihe. Cyangwa se akakubwira ati nzajya mbireba ngira ibintu ntunganya, cyangwa se ngira ikintu umusore ubutani tubonana nzabe nagize akandi kantu nongeramo. Nuko nguko yakoraga kabisa. Ariko aka kanya uyu mugabo ikintu yakoraga mu buzima busanzwe, ubundi yarayoboye ikigo gishinzwe kubungabunga umutungo kamere w'igihugu, umutungo muri rusange. Ni ikigo cyitwa ANIV. Icyo nicyo kigo yarayoboye. Yari umugabo nyine
w'inararibonye w'umusesenguzi uzwiho ubuhanga bukomeye cyane kuko iki kigo akiyoboye imyaka myinshi cyane ariko ni umugabo buriya unakomoka mu banyacyubahiro hariya kuko na papa we yabaye minisitiri yabaye ayoboye inzibacyuho ya sena so urumva rero ni umugabo w'umunyacyubahiro cyane kabisa ariko kugeza ubu ngubu ibyo byose byateshejwe agaciro ariko hari umuganga w'umuhanga mu by'imitekerereze abajyanye n'abafashamyumvire bakomeyemo muri baraba sociologist akaba yatangaje yuko rwose Baltasar adakwiye gufatirwa ibihano ngo by'indengakamere ngo afungwe agire gute ahubwo mu buryo bwo kugira ngo banarandure icyo kintu bakwiye no kumusuzuma ngo bakareba yuko nta ndwara yaba yararwaye ijyanye no kuba ituma akomeza gukurikirana gukunda imibonano mpuzabitsina cyane kandi bimenyerewe yuko nyine birazwi iyo ndwara ubundi ni indwara yitwa sexual addiction sexual addiction niyo ndwara ikunda kwibasira abantu nyine bakunda kuba bafite ibikorwa nk'ibi ugasanga umuntu kwifata biramunaniye nyine ni wa muntu nyine baba bavuga ngo ewana ameze nk'isazi abo bantu urabizi n'inaha babaho abantu n'inaha babaho barahaba rwose nta niba abantu usanga kwifata byanga ugasanga sometime batangiye gukora ibikorwa by'isoni nkeya bandi bita bambaraga ariko we uyu kubera amafaranga afite urumva ntabwo yari kubikora kandi n'igikundiro yari afite n'uburyo influencingamo abantu ntabwo yari gufata umuntu ku ngufu ahubwo we bishobora gusa uyu muganga nyine akomeza avuga ati ngewe mu rwego rwo kugira ngo byibuze ino skandari iranduke burundu ntabwo ngewe ni ikiganiro nyine yatangarije ikinyamakuru cyitwa Le Figaro gikorera by'umwihariko muri France ariko urumva kino gihugu Guinea Equatorial kirimo kirarebwa cyane bitewe n'iyi skandari yavuze yuko ibi ngibi ubundi bidashobora kuba byakunda kuba umuntu akora imibonano mpuzabitsina agakora ibi bintu nyine buri munsi ukabona nta mpinduka ihari kuko ni skandari iteye ubwoba n'umugabo nyine wanditse amateka ibitangazamakuru byose aho uciye hose I mean Baltasar aho uciye hose ni umugabo kabisa utagira isoni utagira n'ubwoba ubundi uyu muperezida Todori Obiange ni umuperezida w'umunyagitugu uteye ubwoba ariko uyu mugabo we ntabwo ibyo ngibyo yigeze abikorwa ntabwo yigeze abikozwa yasambanyije na mushiki we yarongoye na mushiki we kuko uyu mugabo ubundi ajya no gufata ubutegetsi we yakoze kudeta ni umugabo utinyitse cyane utajya uvugirwamo ariko Baltasar we ibi ngibi ntabwo bimukanga Baltasar yamanye na mushiki we witwa Ngwema Ombiyange Soso niwe mushiki wa perezida yaryamanye nawe ndetse nawe mu mashusho 400 afite yasanganywe harimo n'ishusho ye so ni ibintu bigaragara yuko Baltasar hatabayeho izindi mbaraga hatabayeho kuba yasuzumwa akaba yajyana muri rehab ndetse bakanareba yuko iyo ndwara sexual addiction yaba atayifite byaba bigaragara yuko rwose ari umunyamabara ariko mu by'ukuri eske wakibaza umugabo ibi bintu yabikoze yari yabuze iki kugira ngo ajye gukora ibikorwa nk'ibi ngibi akora skandari nk'iyi iteye ubwoba gutya kugeraho yifata amashusho n'abagore batandukanye agafata amashusho baryamana ewa ni ibintu bitabaho cyane uyu mugabo afite umugore mwiza rwose ariko akibaza ukuntu yadukiriye akadukira mushiki wa perezida murabibona rwose ahangaha mushiki wa perezida nguyu wa undi nababwiye yitwa Ngwema Ombiyange Soso ntago navuga yuko ari umuntu wo hanze watandukanye n'abagabo kuko Ngwema Ombiyange Soso we ni uwo mu maraso no mu muryango wa Baltasar kuko uriya muperezida ubundi bavuga yuko ari mubyara we nikuzewe so urumva rero na mushiki we nikuzewe koze byandi bavuga ngo ababyara barabyara
ewana arabikora arangije afata amashusho ntabwoba kabisa, uramubona rwose na telefone ari kubikora igihe cyose yabaga ameze neza nta kibazo kabisa, afata amashusho ntacyo bimutwaye rwose, nta kibazo yabaga afite. Eske ibingibi turibaza nyuma y'izi skandale nibiramuka bigaragaye yuko nta ndwara arwaye cyangwa se excuse me, biribazwa eske azagaruka mu muryango, agaruke muri famiye, kuko aba bose yabikoreraga bari famiye ye, izina icyubahiro yari afite biraza kugenda gute, cyane cyane ko uyu mugabo afite umuryango, afite umugore mwiza n'abana beza. Turaza kubareba nabo tubabone, afite umugore mwiza n'abana beza. Ni ibintu nyine byibazwa, eske ibibazo ibirego by'aba bagabo bari kumushyira mu nkiko, aba bayobozi ko harimo abasirikare bakomeye, biraza kugenda gute? Aba bagore yakomeje kurongora, abagabo babo ni abagabo bakomeye cyane, biraza kugenda gute? Eske umugore we ufite abana beza, namwe murababona afite abana 6 bose n'umugore mwiza, ntacyo nigeze abura umugabo, biraza kugenda gute? Eske umuryango mwiza nk'uyu nguyu yari afite abana beza nk'aba ngaba, biraza kugenda gute? So leta ya Guinea Equatorial yo yatangaje yuko kugeza ubu ngubu undi wese wahaguruka bizagaragara yuko hari ibikorwa by'ubumafiya nk'ibi yakoraga byo gukoresha umutungo w'igihugu akawukoresha mu kwishimisha bidafite epfo na ruguru, wese azabiryozwa. Ikindi nanone wamenya gishyashya gihari ubu ngubu kugeza ubu ngubu ni uko ikinyamakuru BBC cyaje gukora inkuru kigaragaza yuko kino gihugu cya Guinea Equatorial kirimo ibintu bimeze nk'akazu, ibintu by'umuryango cy'ikiryango cy'icyene wawo. Icyo nicyo kintu gishobora kuba gituma ariyo mpamvu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, bakaba bakomeza gusambanira mu kazi, bagasambanira mu mabiro, ndetse bakanafata umutungo w'igihugu bakawukoresha mu bikorwa byo kwishimisha n'ibi ngibi. Biba biterwa hariko guverinoma yose abayirimo bose ari akazu, so byabaye akumiro, bose barumirwa, babihaye amaso n'ababitekereza, abantu artists benshi batandukanye baje kubona yuko ibi ngibi bishobora kuba biterwa n'uko guverinoma cyangwa se budget n'igihugu cyose byatewe n'uko ari akazu. Bakomeje nyine kubigaragaza muri ubwo buryo. So guys, twavugaga kuri Baltasar Ebang, umugabo kabisa wakoze muri urwo rwego. Channel yanyu Wakularogers ndahwema kubaba hafi bakurikiranira ama updates abari hirya no hino. Twarebye turavuga tuti reka natwe twigere ibitabo bitandukanye, turebe indererwamo, dusesengure, turebe eske bishobora guterwa n'iki kugira ngo umugabo nk'uyu nguyu w'umunyacyubahiro ashobore gukora skandali nk'izi ngizi. Eske byabiterwa na sexual addiction, kuko kubera yuko nina biba bihari, ariko turicara tukareba tugasesengura kugira ngo tubahereze inkuru nziza. Niyo mpamvu twatinzemo kuyibaha. Birumvikana of course, kubera ko muri abantu bagaciro twagombaga kuba inkuru iri video ya nyayo kabisa, twakorewe ubusesenguzi atari bya bindi biba biri imihanda by'imyanda byose biba bizenguruka. So guys, twavugaga ku mugabo witwa Baltasar Ebang. So ikintu gihari checking urebe ko wakoze subscribe aho muri hose, Imana bahezagire. Inkuru nk'izi ngizi nakagaruka kuri channel yanyu Wakularogers, kora subscribe, like, share aho muri hose. Imana ibakikize, tuzakomeza kubana mu biganiro bikurikira. Next video tugiye kureba eske ishusho ya Obama na ya Trump, tugiye kubakorera icyegeranyo n'abasesenguzi bakomeye.